Nani makubwira ngo reka tugere ku bijyanye n'iburana n'ikintu cyo kurya wenda by'amarejime ushobora kwifashisha mu gihe ubona ko ufite icyo kibazo cyo gucika intege yo kubura ubushake kurangiza vuba kugira gute mbese bya hato na hato. Ikintu ugomba kwifashisha ugomba gufata nibura teyi ukayifata ukayiteka mu mazi ukayitekana n'agatangawizi gakeya kuko tangawizi burya igira imbaraga cyane ushyizemo nyinshi ishobora kukwangiza. Ushyiramo gake cyane ufata agakombe k'amazi ukagacanira ugashyiramo agateyi karinganiye ugashyiramo n'agatangawizi karinganiye hanyuma warangiza bikimara kubira ugakuraho ayo mazi yawe ukajya ukanywa nk'icyayi cya buri munsi ukenda gushyiramo isukari ahubwo ugashyiramo ubuki. Iyo ushyizemo ubuki rero ukajya ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda kubakoresha bituma umubiri wawe nyine umera neza kandi bigatuma amaraso atembera neza. Uretse ko tangawizi iyo ukoresheje igihe cyawe buri gihe mu buzima bwawe bwa buri munsi bituma amaraso atembera neza mu mubiri hanyuma na hariya hose no mu gitsina amaraso agatembera neza. Biba biterwa n'amaraso abadatembera neza. Ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake anajye kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buze. Wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende yijya kwirwa ngo arirwa mu butayu se nimba usenze imyaka 5 ubwo bushake butaza ukabekera abadayimoni buri mudayimoni agira ikimwica. Nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni genda uwunywe. Waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye, waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye, uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite, Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye. Yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane. Abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Umuhanga muze akora abamumenye baramwirahira. Wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825. Aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Navuga ngo cy'umugisha aho tugenda tureba ibintu bimwe bitagenda neza, ibigenda neza tukabishima, bitagenda neza tukabikosora. Hanyuma rero tubaye ikaze muri iki kiganiro cy'umuryango. Imana bamugisha ni Shangazi Dativa nk'uko musanzwe mumenyereye mu biganiro byo kubaka umuryango, mu biganiro byo kubaka ingo. Ahanini tugenda dushingira aho bibera hariya mu buriri, niho ruzingiye buriya mu buriri niho ruzingiye buriya. Ibindi byose nkunda kubabwira ko ushobora kuba ufite mitungo, ufite ibintu bitandukanye, mbese nta kintu na kimwe ubura, ariko mu buriri bitagenda neza ibintu byose biba ari zero. Yaba uri umugore cyangwa umugabo aba ari zero. Niyo mpamvu rero tuzajya tuhibandaho, tuzajya tuhavuga cyane, tuzajya tureba, tuhinjire buri munsi kugira ngo turebe ibintu birimo kugenda bidusenyera ngo tugende tubyigizaho cyangwa se tubikosora. Tugende rero tubarangira imiti itandukanye, tugende tubabwira, tubagira inama zitandukanye. Kuba tabashije wenda kubona amafaranga yo kugura imiti tukababwira uburyo bashobora kwifasha. Hari abajya bambwira ati se koko ko nta mafaranga afite ni iki wambwira cyaba kimfasha muri iyi minsi wenda mu gihe ntarabona uko nza. Ibi byose ni ibintu tugenda tugarukaho kugira ngo tugende dufasha n'abari abantu bandi badafite ubushobozi. Hanyuma rero muri Masengere Health Center ngira ngo murabimenyereye cyane, tugira gahunda zitandukanye ariko nanone zibanda ku bijyanye no mu buriri, zibanda ku bijyanye n'umuryango. Tureba ahanini bitagenda neza ku mugore n'umugabo mu buriri, mu gitanda. Dufasha abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege, kubura ubushake. Ibyo ngibyo ni ikintu Imana yamaze gukemura ndetse ku rwego rukomeye. Tubishimira Imana ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma tugafasha abagore bafite ibibazo byo kubura ubushake, babandi bitaye amazina ya Mukagatare, babandi batagira amavangingo, mbese ubona ko ageze ku rwego rumunaniye, umugabo muca inyuma buri munsi. Abo ngabo ari uvuga ati niko navutse, se abantu bose ko bameze, se ubu nanjye byashoboka, bigakira ndetse neza cyane. Turabafasha abo ngabo. Hanyuma tugafasha abagore n'abakobwa. Ubwo tugeze mu cyiciro cy'urubohero, abagore n'abakobwa babura
kurusha abagore n'abakobwa batigeze bagera mu rubohero, batigeze babikora, batigeze bamenya n'ibyo ari byo, batigeze bagira umuntu ubibabwira, turabafasha waba uko waba umeze kose. Hari abavuga se birakunda iyo umuntu afite imyaka myinshi, iyo wabyaye wagiye mu mihango birakunda. Ahangaha iyo hageze usanga hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, uretse ko ntajya nkunda ko abantu bahurira cyane kugira ngo hatabaho kuba umuntu yagira ikibazo avuga ati wenda hatagira umbona. Rero tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu, twe turimo kubabwira ibyo dukora kandi n'ukuri tubikora neza cyane. Abaje turabasuhuje, abakize bamerewe neza, abo twafashije, aho twabaye ubufasha butandukanye turabashuje kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kantu gato cyane, turi bumareho iminota mikeya ariko k'ingenzi. Tugiye kuvuga, hari abagabo benshi bajya bakunda kumbwira ati ko ntafite ubushobozi, ko ntafite amafaranga, ko ntafite uburyo bwo kukugeraho, byagenda gute muri iyi minsi, wenda ntarabona uko nakugeraho cyangwa ntarabona amafaranga. Ngiye kubarangira umuti. Nakunze kubabwira ko mu byaremwe cyangwa se mu bimera ibi ngibi tugenda tubona hirya no hino, ibyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bifite ubushobozi, bufite imbaraga mu gihe biteguranywe ubuhanga cyangwa se biteguranywe ubushishozi, bigira ubushobozi bwo gufasha imibiri yacu ku bibazo ibyo ari byo byose bitandukanye. Ushobora gufata regime y'ibintu runaka ukibwira ko urimo kwivura indwara imwe cyangwa se gukumira indwara imwe, nyamara ugasanga wivuye indwara nyinshi zitandukanye mu gihe wowe utari ubizi. Niyo mpamvu rero ushobora kuba urya imbuto bisanzwe, ukaba urya karoti bisanzwe, ukaba urya imboga bisanzwe, ukumva ni ibintu biri aho, ariko utazi uburyo ushobora guhuza ibintu bikaza kuvura ikintu runaka cyangwa se n'ikindi, n'indwara zitandukanye atari imwe gusa. Rero niyo mpamvu ushaka kugira ngo mbwire abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba. Ushobora kuba utarabona amafaranga yo kuzana ngo tuguhe umuti, ni ibintu byo kwifashisha. Ndavuga ngo ni ibyo kwifashisha, ntabwo ari umuti nyirizina ukuvura, ariko biragufasha ku buryo wumva ko hari ikintu kirimo kugenda gihinduka muri wowe. Wabona ubushobozi ukaza tukaguha umuti, ariko mu gihe nta bushobozi, mu gihe utabasha kongeraho, mu gihe uri kure, mu gihe bimwe gutyo, wabikora nka regime kandi ni ukuri ukazambwira uko ubikora. Wirinda kuvuga ngo ndabikora uyu munsi, hari ukuntu ushobora kubikoresha uyu munsi. Hari abantu njya mbirangira ko batese ko nabikoresheje uko bwacye mu gitondo ngo nta kintu cyahindutse. Oya, ibi ntabwo ari ibintu, ntabwo ari binini, ntabwo ari iki. Nuvuga ngo bisaba ko ugenda ubikoresha gake. Ibi byaremwe cyangwa se ibiremwa, ibimera tubona, ntabwo ari ibintu bikora ako kanya, ahubwo gake gake uko ugenda ubikoresha ariko bigenda bigira imbaraga. Cyiza kiriho nuko nta ngaruka bigira habe na nkeya. Nta ngaruka, ushobora kubikoresha ubuzima bwawe, ushobora kubikoresha urwaye, ushobora kubikoresha utarwaye, ariko kubikoresha cyane ni uburyo bwo kwivura no kwirinda. Ni ibisanzwe rero, ni ibintu dukoresha bya buri munsi, ni izi mboga, ni izi mbuto dukoresha, kandi tutazi ko zifite ububasha n'ubushobozi bwo kudufasha mu bintu bimwe na bimwe. Hanyuma ku bagabo rero bafite ibibazo byo kurangiza vuba, ariko atari babandi bikinishije. Abikinishije urumva ko ni urundi rwego. Wenda bwakeye usanze imibonano ntiyagenze neza, burakeye usanze wenda hari ukuntu igitsina cyawe cyabaye ukundi, cyacitse intege, washaka kujya mu mibonano bikanga, ukibaza uko bigenze, ukibaza ikibiteye bikakuyobera. Ibyo rero biterwa wenda n'ihindagurika ry'imisemburo. Ari nayo mpamvu hari igihe wenda bitaba ngombwa gufata umuti ugakoresha ibyo ukabona biragufashije. Bitagufasha nabwo wenda uratuvugisha kugira ngo turebe ikintu kirimo kubitera. Hanyuma nari ndimo kubabwira ngo reka tugere ku bijyanye nibura n'ikintu cyo kurya wenda by'amarejime. Amarejime ushobora kwifashisha mu gihe ubona ko ufite icyo kibazo cyo gucika intege, kubura ubushake, kurangiza vuba, kugira gute, mbese bya hato na hato. Ikintu ugomba kwifashisha, ugomba gufata nibura teyi, ukayifata ukayiteka mu mazi, ukayitekana n'agatangawizi gakeya, kuko tangawizi burya igira imbaraga cyane. Ushyizemo nyinshi ishobora kukwangiza. Ushyiramo gake cyane, ufata agakombe k'amazi ukagacanira, ugashyiramo agateyi karinganiye, ugashyiramo n'agatangawizi karinganiye. Hanyuma warangiza bikimara kubira ugakuraho ayo mazi yawe, ukajya ukanywa nk'icyayi cya buri munsi. Ukenda gushyiramo isukari, ahubwo ugashyiramo ubuki. Iyo ushyizemo ubuki rero
ukajya ugakoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukunda kugakoresha bituma umubiri wawe nyine umera neza kandi bigatuma amaraso atembera neza. Uretse ko tangawizi iyo ukoresheje igihe cyawe buri gihe mu buzima bwawe bwa buri munsi bituma amaraso atembera neza mu mubiri, hanyuma na hariya hose no mu gitsina amaraso agatembera neza. Biba biterwa n'amaraso aba adatembera neza. Ibujijwe ku bantu batwite, abantu bari mu mihango, ntabwo ari byiza kuko bituma amaraso yihuta cyane. Hanyuma ako ni akantu mbabwiye ko kujya mwifashisha wenda mu gihe nyine nkuko nabibabwiye udafite ubushobozi cyangwa udafite umwanya wo kuza ukifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hanyuma ndimo ndabwira abagabo ndetse n'abagore, no ku bagore nabo bajye bagakoresha. Hanyuma ku bagabo ikindi ushobora kwifashisha nibura kurya imbuto kenshi. Imbuto nkunda kuzibabwiraho cyane, ugomba kurya imbuto buri gihe uko bwije nuko bukiye, kuko imbuto zirafasha cyane igihe ufite ikibazo cyo kurangiza vuba. Hari akandi karejime rero ku bagabo ushaka kubabwira. Ushobora gufata karoti ukayifata ukayirapa neza, cyangwa se ukayikatakata udutoya, ugafata n'indimu ukayikatakata, hanyuma ugafata kokombure nayo ukayikatakata, ugasa n'ukora salade, ugashyiraho ikiyiko cya elayo, hanyuma warangiza ukajya ubirya nibura buri gitondo ukabikora nk'icyumweru, hanyuma ubuzima bwawe bukagenda neza. Ubwo ni kuri ba bantu navuze ko bashobora kuba wenda ibibazo bidakomeye cyane, uyu munsi bimeze neza ejo bimeze nabi. Hanyuma ku bantu bikinishije bwo ntago wabikoresha ngo bikunde, bisaba ko uza twaguha umuti. Murakoze cyane rero, nicyo nashaka kubabwira ku bagabo bafite ibyo bibazo. Rwose ubaye udafite ubushobozi bwo kugura umuti, ukoresha utwo tuntu, ni utwo kwifashisha nyine, ariko nanone byanze uraza twaguha umuti, kuko umuti wo urabikora neza cyane. Umuti tuguhaye nibura mu minsi 3 uhita ubona impinduka, kandi ukuvuga ngo umuti ujya kurangira, umuti ufata iminsi 10 ujya kurangira ikibazo cyakemutse burundu. Kandi murabizi abantu bawufashe ntabwo ari ibintu nkunda kubibabwira, ntabwo ari ibintu byo gukabyano kugira gute kugira abantu bakunde baze. Oya, abantu bawufata barabizi neza ko ubafasha ku rwego rukomeye. Nari mvuze rero ku bantu badafite ubushobozi ko wenda nibura mu gihe atarabona amafaranga yaba yifashisha utwo ngutwo mu gihe agitegereje kubona amafaranga. Murakoze cyane rero, kandi no kuri ndizera ko ibyo ngenda mbabwira, inama ngenda mbaha, hari abagenda bampamagara ati se uyu muti wakoresha gute, nkababwira mu gahe runaka kambwira ati bya bintu birimo biraza. Ni byiza cyane, ni byiza, nanjye numva ari ibintu binshimishije. Rero mubikoreshe, kandi ku kibazo wagira icyo ari cyo cyose urampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri iyo nomero urimo kubona, hanyuma nkakugira inama cyangwa nkakuha igisubizo cy'ikibazo umbajije. Ku bantu rero bafite n'ibindi bibazo bitandukanye ariko bijyanye n'imyororokere cyangwa se n'imibonano mpuzabitsina, muranyandikira kuri iyo nomero. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeza kubishimira. Dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ahahoze gereza, niho wadusanga, uraduhamagara tukakuyobora neza ukatugeraho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.